bumvuze butegana imitego. Umuntu aza mu nama yaraye mu yindi, hanyuma agahita asoma umurongo wa Bibiliya akavuga n'ingingo z'ivyigwa, inama yarayishoje. Ubwenge butari buboneye, butari ubw'ineza, butemera kugirwa inama, bukora ibindi bimwe ntavugira hano. Ikindi, iyo agakiza kageze muri iki gice cyangwa se reka mbyita iterambere, iyo bigeze mu gice cy'ubugingo, amarangamutima arakira. Muzika imwe mu bintu bitubuza gutera imbere, ndaza kubigarukaho, ni amarangamutima akomeretse. Umuntu yavutse iwabo hari agasekuro kabo n'imyugariro yabo n'akunyu kabo, utuntu twabo, kandi bakajya bakubwira ngo abaturanyi bararoga, wowe uzi ngo ntacabaye ariko warapfuye. Amarangamutima yakira urukundo yose yahise apfa. Nubwo uzajya gutura muri Amerika, uzahora uzi ko abaturanyi baroga, uzahora wikanga abaturanyi kubera ko bakubwiye ko abaturanyi batari beza. Byibuze tukiri mu cyaro byo, umuntu yabaga azi nk'abatuye mu birometero 10 wabaga ubazi. Ariko i Kigali umuntu utuye munsi y'iwawe ushobora kumara umwaka wose utanamusuhuje. Murumva biri mu rukundo ra? Amarangamutima akomeretse ni ikintu gikomeye. Nimunatera imbere muzarebe ko mudaterana imbere amarangamutima yakomeretse. Iyo umuntu yakomeretse umutima we ntukwigwamwe abandi, yumva byose ari we. Ngiye kumenya ibyo ntabwo byamfata iminota 5 turi kumwe. Uzi ko umuntu muhise ari gimineke akabanza kugaragura ashakamwe mwiza kandi munini, inyuma ye hari abantu 10, ubwo iyo mibi uyisigiye nde? Niba ushaka guhora ari we ujya kwiserva bwa mbere kuri buffet, ibintu byose ni wowe utangira, ni wowe ubwigwa neza, ni wowe ibintu byose ni wowe, ni ikimenyetso nyene kukomeretse. Mu gutera imbere kuri ngiterambere ni uguhora uhinduka ku ngeso. Ndaza kubigarukaho. Amafaranga ni umuterankunga w'uri w'imbere. Amafaranga ari netre, nta kibazo afite, biterwa n'amaboko ayafite. Iyo ufite amafaranga wagiraga ubugugu bwikuba inshuro nyinshi. Iyo utanga ububonye ico gutanga. Biterwa niba uri umuntu uhinduka ku ngeso usa na Kristo, amafaranga azadufasha kugeza umurimo w'Imana kure. Yari ikintu kijya kintangaza muri iki gihugu. Ni gute amatorero menshi hano abyagwa n'abamisiyoneri bemeye gushira ubuzima bwabo ku gicaniro bakatuzanira ubutumwa bwiza, twe tukaba tutohereza abamisiyoneri. Muzamfashe kubitekereza. Habaye ikihe kibazo? Ntimumbwire ngo turakenya. Nta na kimwe tubuze. Ubugari musiga ku meza buri munsi uwabwegeranya bwatunga umumisiyoneri umwe muri Sudani. Ibiryo musiga ku meza mutarangije bijya muri pubere. Uwabyegeranya byose byo dukonsoma tudakeneye byatunga umumisiyoneri. Ariko uwo mutima ntabwo tuwufite, kubera ko nyene ntitwatojwe kugira umutima ukwigwamwe abandi. Mu mubiri rero nibyo naho ndavuga, ubutunzi bw'isi bwose bufitwe n'abantu 57 mu maboko. Muri 2050 bazaba bari munsi y'10. Kuri ubu ubutunzi bw'isi bufitwe n'abantu 57 mu maboko. Nababajwe n'igihe cya Covid. Mu gihe cya Covid abakire bahise bigwizaho inkingo ku buryo umuturage umwe wabo bashobora kumugenera inkingo nk'icumi, abanyafrika badafite na rumwe. Hari abantu bari mu bihugu bya Afrika batigeze babona urukingo kwa Covid. Mutekereza aba bantu 10 rero muri 2050, igihe bazaba badafite umutima ukwigwamwe abandi, muzi ikintu kizaba? Isi zaba mu kizima. Isi bazayishira mu kizima. Mbaho urugero. Ukraine igwanye n'Uburusiya, ibiciro byahise byikuba 3 ku isoko. Nyuma yaho ubu Israel irimo kugwana na Palestine na Hezbollah, nabwo ibiciro bikomeza kwikuba. Nukuvuga ngo aba bakire bafite ubutunzi bwose mu maboko, niba tabara abantu b'Imana, isi bazayishira mu kizima. Hanyuma rero ikindi kibabaje cyane, abakristo bajya ku musozi w'iterambere cyangwa se ku musozi w'ubutunzi batujuje za nshingano 5 Imana yahaye itorero: umutwe muri byose,
itabaza ku gitereko cyaryo, urumuri rw'amahanga, umudugudu utabasha gutwikirwa no kuba umunyu. Tukazisanga mu isi y'iterambere turi abantu badashobora guhakana gutanga ruswa, tutari abantu bakwirinda ubusambanyi. Hari inkuru yanyuze ku gihe.com, ntekereza ko abenshi muri mwe mwarayisomye, bavuga ngo ruswa iravugiriza y'igitsina, iravugiriza cyane cyane mu mahoteli. Nta bantu bayibonye? Nanjye narayibonye, birababaje. Mutekereza ko twagombye kuba turi abakristo, boss yakubwira ati ndaguha akazi, ariko tubanje ukavuga ati no, igaburira inyoni izangaburira, yambika uburabyo izanyambika, sinakora icyaha ku Mana. Dukwiye kuba turi abantu b'abakristo bubatse gutyo. Dukwiye kuba turi abantu bagwanya ishari n'akagambane. Mwari muzi ko hari abantu bagera ubwo bajya ku mupfumu kugira ngo babone amafaranga? Bibiliya ivuga ku bijyanye n'ubutunzi cyangwa se amafaranga inshuro 2350. Bibiliya ivuga ku mafaranga n'ubutunzi inshuro 2350. Yesu yaciye imigani 39, imigani 11 yose igaruka ku butunzi n'amafaranga. Mu nyigisho za Yesu 15% zagaruka ku mafaranga n'ubutunzi. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza, muzababwire bagaruke barihuta. Batubwiye umwuka utambaye umubiri, batubwira iterambere ryo gusa na Yesu, ariko ntibatubwiramwo hagati aho. Kuri nge iyo aba umuntu yakizwa agahita apfa byari kuba ari sawa, kuko nta bindi wazakenera. Ariko kuko uzakenera kubaho, wari ukwiye gutekereza ngo hagati y'ugukizwa no gupfa bizagenda bite? Nzabyara, abana bazakenera kwiga, ibiciro bizazamuka ku isoko, nkwiye kuba ndi umuntu ufite equilibre, balance life. Narubatse ubuzima, nzi umwanya w'Imana, nzi umwanya wo gushaka ubutunzi, nzi n'umwanya w'urugo. Kuri ubu rero, kubera bwa buryo tutubatse neza, muzi ikintu kiba, uwagiye gushaka amafaranga ntibuka ko yasize abana mu rugo. Noneho nkibaza, ayo mafaranga nuyabona uzagura ubumuntu abana batakaje udahari? Yego. Hanyuma se abagiye gusenga nabo bibagiwe ko mu rugo hari abana, hari umuryango. Niyo mpamvu mu nsengero zimwe abantu bategura amasengesho y'iminsi 150, abantu bakajya bava ku rusengero saa 5 y'ijoro. Ubwo umumama uhora utaha saa 5 y'ijoro iminsi 150 akoreshaho mu wakabana, amenya ko abakozi bakorofye, amenya se ko bariye. Uzi kugwaza bwaje uhaha buri munsi, abakozi babyirira, ntufite n'umwanya wo kubimenya. Ngo tugomba kubaka ubuzima buri equilibre. Kuri nge rero gutera imbere ni umugisha Imana itanga, ariko bigomba kubahiriza amahame y'ubwami bw'Imana. Ndashaka kuvuga ibintu bike gusa, ibindi muzabyongeraho. Icyambere, dukwiye kuba twarakijijwe. Abo bantu bifuza gutera imbere bagomba kuba barakijijwe. Imana ariyo ya mbere mu buzima bwabo. Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa kubageza i Kanani, byari urugendo rw'ibyumweru 2 ku muntu w'umugabo cyangwa 3 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Iyo unyuze mu misozi ya Sinayi ukazamuka i Gaza uhita ugerayo. Ariko kuko yahisemwo kubanyuza mu rugendo rw'imyaka 40. Muzi icyo Bibiliya ivuga? Yari igiye kuba deconnecta, guca imigozi ibahuza n'isi. Yaravuze ngo yari igiye kubigisha ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma Yesu nawe we yarakabije, yaravuze ngo nta wakeza abami babiri, nta wasaba Imana n'ubutunzi. Murumva atarakabije? Nigeze kubabwira ngo amafaranga ni meza biterwa n'amaboko ayafite. Dukwiye kuba turi abantu bagize Imana iya mbere. Paulo nawe aravuga ngo isi nyireba ibambye nayo ikambona mbambye. Yageze igihe afata iby'isi abitekereza nk'amasa. Reka mbivuge mu ijambo rimwe. Imana igukunda ntiyaguha amafaranga itaraguha imbaraga zo gutegeka amafaranga. Ntiyaguha ubutunzi itaraguha imbaraga zo kubuyobora. Ntiyaguha icyubahiro itaraguha imbaraga zo kukiyobora.
wava ushaka ko tugusenga. Ikibazo ni ikihe rero? Gutera imbere ni byiza, ariko Imana niyo ya mbere mu buzima bwacu. Hanyuma ikindi, gutera imbere cyangwa se gukira cyangwa se gucuruza bikwiye kuba ibyo dukora ari wo muhamagaro wacu. Niba ushaka kuzatera imbere, ibyo ukora ni wo muhamagaro wawe. Abakristo bamwe bakora ibibonetse byose kuko bababwiye ko birimo inyungu, ariko bitari mu muhamagaro wabo. Reka mbaho urugero, ndaza kubigarukaho nanone. Iyo hano habayeho salon de coiffure, uzasanga uyu muhanda wose ari salon de coiffure. Kuri nge ni ikimenyetso cyo kudatekereza, ni ukutamenya. Abaturage bo muri quartier bose bakeneye kwiyogoshesha gusa, base ntibazakenera amata, ntibazakenera intebe yo kwicara, nta kindi bazakenera. Ntekereza ko ibyo ugiye gukora byibuze biri mu muhamagaro wawe, kubera ko ikintu kiri mu mpano n'umuhamagaro wawe wagikora utariye, wagikora utagihembegwa, wagikora amasaha arenze ntunanigwe, wagikora ubuzima bwose usigaje kubaho, abantu bakubwira ko ubikora neza. Ibyo bintu rero niyo mavuta yawe. Umuntu ufite leadership muri we agahita ajya gucuruza, bishobora kutavamo, kubera ko gucuruza abasange nibo babishobora kuruta cyane. Abamelankolike bashobora kuba bashoboye ibindi bitari ugucuruza. Icyakora ubahaye ibisaba gutekereza, ni abahanga pe. Gutekereza uyu muntu ibyo agiye gukora biri mu mpano n'umuhamagaro we. Ikindi ni inyangamugayo, afite integrite muri we. Integrite ni uburyo wubatse imbere muri wowe mu gice cy'umwuka, ubugingo n'umubiri. Uri umuntu uri honete, uri umuntu ukunda ubutabera. Uburyo witwara ntibihora bihindagurika. Dufite abantu batari inyangamugayo pe, simvuga mwebwe, ndavuga abataje hano. Ariko dukwiye kubaka ubunyangamugayo. Mwarumvishe ko abapagani, ndavuga abadakijijwe, avuga ngo hagukoresha umukristo nakoresha utari we. Murumva ukuntu bibabaje? Uzi gushaka umuntu yaba akora abaza intebe cyangwa se ibindi. Ngewe nkora ubukwe 2004, nafashe udufaranga twose mfite, mfata mwene data muhikira ko ari bunkorera ibitanda n'intebe byose ibyo muzi byo mu nzu. Ahengera hasigaye iminsi 2 ngo ubukwe bube. Najyaga njya kumureba akanyereka ibyo arimo gukora bitari ibyanjye, akamubwira ko ari ibyanjye. Hanyuma hasigaye iminsi 2 arambwira ngo bya bindi byose ntabyo mfite, ngo uzankoze icyo ushaka. Numva mvuganye na shitani kabisa. Nawe murumva ukuntu akoze ubukwe merewe. Uwo yari mwene data. Ntangira itangazamakuru, umuntu yampaye amafaranga yo kubakisha website, bambwira umuntu ubikora. Hanyuma nyaterura yose ngo nyikureho kuko numvishe ko ari mwene data. Ngira icyizere cyinshi ndayamuha, ntiyayubatse. Ngiye kumureba arambwira ati niba hari ahantu wumva wandega uzarebe nk'ahantu wandega, ariko nyine amafaranga ntayahari na website ntayihari. Ntabwo nshaka kubisubiramo. Dukeneye inyanga mugayo, uhuza ibyo avuga n'ibyo akora. Kubona umuntu wadodeshaho umwenda, ndavuga mwene data, akazawuguhera igihe mwavuganiye, singe wahera. Dukwiye kwibwiza ukuri, tukicara tukibwiza ukuri. Ni bande bantu bo kwizego bashobora gukora ibyo bagomba gukora neza. Niba tudashobora kubabona mu bakristo, twibuke ko tutari umunyu, twibuke ko tutari itabaza, twibuke ko tutari inyangamugayo. Nitwubaka ubunyangamugayo tuzatera imbere. Nge mbonye umuntu uhuza ibyo avuga n'ibyo akora, nanjye najyayo, najya kubazisha y'intebe, najya kudodeshayo. Bibiliya iravuga mu Migani ibice 10:9, haravuga ngo umuntu utunganye, umuntu w'inyangamugayo, ngo azarushaho gukomera. Ikindi
dukwiye kumenya gushyira ibintu ku murongo, yani kumenya kuorganiza ibintu, gushyiraho system ikontorora ibintu, tukamenya guplanifiya, tugashyiraho procedure z'uburyo bizagerwaho. Hari igihe nyine tureka ibintu byose bikiyobora, kumenya ahantu hari akavuyo ntabwo bigoye. Ngewe nta nubwo byansaba iminota 10 ngo menye icyizere nakugirira. Iyo ndebye kuri ekara telefone yawe uko hasa, mpita menya icyizere nakugirira. Iyo ndebye ku isaha yawe hano uko hasa, nshobora kumenya icyizere nakugirira. Iyo ndebye rinete yawe uko isa, nshobora kumenya icyizere nakugirira. Yani hari abantu nyene bari organize. Ibintu byose biba bifite ukuntu bifite umurongo bigenderaho. Ariko mwebwe muri aba methodiste ntaco bitwaye, byose bifite umurongo mwiza. Ntabwo ibintu byose byiyobora, tugomba gushiraho system y'uburyo ibintu ya control. Umuntu umwe namushiriye amafaranga, umuntu yantumye ngo mushire amafaranga, hanyuma ndayamuha. Arambwira ngo buhagaze, ngo nubwo uri pasteur ntabwo wavano ntayabaza. Ndamureba ndavuga nibyo, hanyuma arayabara nyine. Ashobora kuba nanjye wayampaye yenda atari yuzuye, ariko bizahita bijya kuri pasteur. Ikindi ni ukumenya guhanga udusha, innovation. Ubwo ndiho ndavuga gutera imbere. Mu guhanga udusha rero umuntu agomba kugira umwuka wa creativity. Tekereza kuba mwarashingiranywe n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe mu myaka 5 mumaranye, aho igitanda carebaga n'ubu niho kikireba. Yego mana, mumaranye imyaka 10, intebe aho zarebaga n'ubu niho zikireba. Ese ubwo mufite ikihe kibazo? Donc tugomba kugira esprit ya creativity. Mwisi irimo umuvuduko, mwisi itera imbere, dukwiye kuba duhanga udusha. Kandi abizera nibo bakagombye kuvumbura ibyiza kuruta ibindi. Abakiriya cyangwa se abantu bakugana bakwiye gukurwa n'ibyo bareba. Iyo umuntu ageze mu rusengero mu minota 5 gusa, ahaje ari bwo bwa mbere, ahita afata icyemezo cyo kuzagaruka cyangwa kutazagaruka. Ubwo biterwa n'uburyo yakiriwe ku muryango. Nigeze kuyobora ahantu masanga abadiakoni bayobora nka polisi. Nta gusuhuje, nta gusekeye, ukagira ngo ibibazo byose byo mu rugo arabigutura. Abantu bazahagaruka wowe bayobora nka polisi. Ni imodoka mu muhanda se? Byibuze gerageza ugira agasurire basi. Ikindi ni sound uko ivuga. Umuntu ashobora kuzagaruka cyangwa ntazagaruke bitewe n'uko yakiriwe. Sound uko ivuga. Icya gatatu nico tumuhaye. Icya kane ni uburyo hasa. Iyo biyabimbabaza, iyo mbyutse mu gitondo nkabyuka ntahishurirwa mfite, donc nta kantu gasha nungutse ku rugo rwanjye kuri ministry, nirirwa mbabaye. Iyo maze umunsi wose ntafite ikintu nahawe n'Imana nandika kuri stati yanjye, numva mbabaye. Uwo munsi ububishe. Imana yifuza ko turebana nayo mu maso buri munsi. Niyo mpamvu yabwiye Abisirayeli kujya manu y'umunsi umwe, hanyuma mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo duhe ifunguro ryacu ry'uyu. Ntabwo kizira kugira stock, ntabwo kizira kugira garderobe yuzuye imyenda, ntabwo kizira kugira amafaranga kuri konti. Ahubwo Imana ishaka ubusabane bwawe nayo buri munsi. Hanyuma Yesu yaravuze ngo buri munsi wose wiganyira ibyawe. Niba rero ukora business, ukaba utanga service, ukabyuka nta kantu na kamwe wungutse ku rugo rwawe kuri business ukora, gutera imbere sinabikwizeza. Ntabwo nabikwizeza. Ikindi dukwiye kumenya ko ibyo twahawe byose ari byo twabikijwe. Tugomba kuba turabarinzi beza b'ibyo twabikijwe. Kuki abantu bakora ibintu bitunguka agakomeza akabikora nta nyunga bibonamo. Mu Migani 21 umurongo wa 20
hanyuma havuga ngo ukurikiza gukiranuka n'imbabazi niwe uzabona ubugingo no gukiranuka n'icyubahiro. Dukwiye kuba turi abantu bazi ngo ibi bintu nkora ni iby'Imana yandagije gukora, kandi Imana ibikurikiranira hafi. Ngomba kwera imbuto ahantu nkaba umukiranutsi. Nagira ngo nkubwire ko kuba ufite amafaranga atari wowe umuntu uruta abandi. Ni Imana yarakwizeye gusa irayaguha. No mu rugo Imana ishobora gufata umutungo w'urugo wose ikawunyuza ku mugabo, cyangwa ishobora kuwunyuza ku mugore, akaba ari we Imana irindisha ibyo bintu. Iyo bizamuye ubwibone muri nge, nkatangira kubwira abandi ngo muhimbe n'injye ubagize, yewe biba bigaragaje ko utubatse neza, ntabwo uri umurinzi mwiza. Hari umunsi umwe uzahagara imbere y'Imana mubarane uburyo witwaye mu byo yaguhaye kurinda. Iyo uzi ko buri kimwe cyose ukora ugikora nk'umurimo w'Imana, bizakorohera kubikora neza. Kimwe mu bintu bitera ubwibone harimo amafaranga. Umuntu umwe yaratubwiye ngo amafaranga ameze nk'inkorora, ahantu hari ntiyihishira. Ariko ujye utekereza ko ibyo mushaka ko abantu babagirira ari byo mukwiriye kubagirira namwe. Niba ushaka ko abantu bakubaha, gerageza kubaha. Niba ushaka ko abantu bagukunda, gerageza gukunda abandi. Niba ushaka guhabwa, gerageza gutanga. Ikindi ni ukwamamaza ibyo ukoze, ibyo ukora, marketing. Hari abantu bakora ibintu byiza, bakagira n'imigambi myiza, ariko batazi kuvuga ibyo bakora. Mu ndebere ngiye gutanga urugero ruri hafi. Abakristo bose basengera hano, aba bose baramutse bakoresheje stati yabo kumenyekanisha iteraniro ryo ku cyumweru, ntabwo twabona abashitsi bashashara. None buriya turabikora, singe wahera, mwebwe muragerageza. Niba ibyo dutanga hano ari byiza, tukaba tudashobora kumenyekanisha ibyo dukora, gutera imbere ntabwo bishoboka. Turi mu isi nyene igomba kumenyekanisha ibyo dukora, kandi Yesu yavuze ngo muzahera i Yerusalemu kugera ku mpera y'isi. Ntanga urundi rugero. Ubu hano hari mwene data umwe ucuruza amapantaro, hanyuma abagabo bo muri urusengero ntibazi ko umuntu acuruza amapantaro. Ndebera bose babimenye, bose bakagurira wowe, ntabwo wahita uba umukire. Hanyuma tuzabimenya gute? Hano harimo abantu bangahe bogosha? Twese dukwiye kwiyogosheshayo niba ari mwene data. Ni abantu bangahe badoda? Dukwiye kujya kudodeshayo. Ariko bisaba nyine kuba ufite umutima ukwigwamwo abandi kubera ko ikindi ni ukuba icyitegererezo. Nagira mbabwire ko umutima wumva undi mutima. Iyo abantu barebye ibyo ukora, bashobora guhimbaza Data wa twese, kubera ko uhagarariye ubwami bw'Imana. Abashuti banjye bari mu bihugu by'Abarabu, ahantu ubutumwa bwiza bitemewe kuvuga ubutumwa bwiza. Hari abagiye kuvura, hari abagiye gukora ibindi. Ntabwo mbabwira amahame menshi y'uburyo bazitwara. Ndakubwira wowe, uriya muntu nubwo atemera Imana, uzamuhe serivisi ku buryo yibaza ikigutera kumera gutyo. Hanyuma nagira amahirwe Imana ikamukora ku mutima iciye muri serivisi wamuhaye, ashobora kuzakubaza ngo biterwa n'iki. Mugire ingeso nziza mu banyamahanga, nubwo babavuga nabi babasebya, nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza Data wo mu ijuru. Dukwiye kuba dutanga serivisi nziza kuruta abandi bantu bose. Hanyuma RGB hashize iminsi mike ivuze ibintu byanteye ubwoba. Baravuze ngo urugero rwo gutanga serivisi nziza rwasubiye. Iyo nkuru nayo ntimwayisomye ku gihe niho iri. N'urugero rw'abantu bavuga nabi mu gutanga serivisi nabo rwariyongereye. None ikibabaje, abaturage b'u Rwanda 85% ku cyumweru baraterana, baba bari mu materaniro. Ubwo kuwa mbere ninde uvuga nabi? Si babandi baba bateranye. Ibyo bintu ni igisebo kuri twebwe. Nanjye hari umuntu weruka kuntuka pe, musanze muri banke mubaza akantu koroheje, namubajije konte y'ikigo ngiye kwishuriraho umwana, hambwira ngo ubu uhagurutse mu rugo n'uruhara ku mutwe. Numva ndumiwe pe, utazi wibagiwe kureba konte y'umwana. Nibwo bwa mbere mbonye, nta handi hantu tuzinanye, ntitwaturanye, naco dupfa.
narumiwe pe. Ntekereza ko abantu benshi batangiye kwibagirwa ko imbaraga z'Imana zibaho n'abantu b'Imana babaho bitewe n'imbuto twera hanze y'urusengero. Ikindi ni ukumenya kwakira. Nico nayimvuze. Iyo umuntu aje kukugurira, ikintu gituma agura cyangwa ntagure ni uburyo yakiriwe. Abantu bagira abakiriya benshi ni abantu bazi amareshamuge, ni abantu bazi kuvuga neza. Uburyo bakira abantu ni ikintu cy'ingenzi. Nta nubwo ari mu bucuruzi gusa. N'umugabo utashe mu rugo rwe agasanga hano haje amaterasi, yani ugasanga avuga nabi, ndavuga ukwakira, uhita wumva wasubirayo. No mu rusengero, no mu kazi, iyo wakiriwe nabi ni ibintu umuntu atakwishimira. Abakristo rero dukwiye kuba turi abahanga bo kwakira neza, kuko tuba twasenze n'umwuka wera biherekeje. Reka mbwire abadamu gusa bari hano, icyayi usukiye umugabo wawe giherekejwe n'urukundo no kwakira neza ntabwo kijya mu gifu, kijya mu mutima. Ariko icyo usutse kuko uri umudamu gusa kijya mu gifu gusa. Bibiliya avuga ngo umukiranutsi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iyo agusuhuje ni byiza, iyo agusekeye ni byiza, iyo aguhaye igaburo ni byiza, iyo akuririmbiye ni byiza. Yewe umukiranutsi niyo yapfuye biba ari byiza. Twagiye duherekeza abantu mu rusengero bakamuvugaho ibintu, bakamuvugaho imirimo, nkumva nifuje gupfa. Nkagira ikibazo kimwe gusa, nkumva ntisinzabona ibyo bamvugaho bingana n'iby'uwo muntu. Umukiranutsi icyo azakora kizamubera cyiza. Ntabwo dukwiye kwinubira ko tudatera imbere cyangwa ko duhomba, ahubwo dukwiye kwibaza byatewe n'iki. Ikindi dukwiye kuba tuzi gutanga. Kubiba imbuto nibyo nshatse kuvuga. Gutanga ni itegeko rya kabiri rivuga ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Igihe kimwe twari muri Isirayeli, twajya muri shop bakabanza kuduha utuntu tw'ubuntu, dushokora, utuntu. Waje muri restaurant bakabanza kuguha agasarade k'ubuntu. N'aba abantu bacuruza ku muhanda udukarito, baba yateganyije utuntu tw'ubuntu aho abantu. Tukababaza, kubera iki muduha utuntu tw'ubuntu? Baravuga ngo mushaka mugure cyangwa ntimugure, ariko mudusabire umugisha ku Mana, kuko Isirayeli ibeshejweho n'umugisha. Niba umunezero wawe ukiri uguhabwa, gutera imbere bizakugora. Gutanga nibyo bizana umugisha kuruta guhabwa. Turacishimira ko twahawe. Noneho no mu rusengero rero hari umuntu aza hano ari umukonsomateri gusa, akaza bakamuririmbira, bakamusengera, bakamwigisha, bakamuhanagurira intebe, bakamukorera ibintu byose, hanyuma agaruka agataha. Umwaka ugashira, 2, 5. Umuntu umwe yashimye ishimwe mu rusengero ubwo baburanyica. Yaravuze ngo ndashimira Imana ngo urusengero rw'iwacu ngo guzuye rutamvunye, ngo nta n'igice narutanze. Mbega abakristo. Nyamara babandi ducira imanza ko atari bo bizera, nibo basura benshi kwa muganga, nibo bajya kuri gereza, nibo bita ku mfubyi n'abapfakazi, nibo bazi ko gutanga. Iri hame uryubahirije, waba ukijijwe cyangwa udakijijwe, umugisha uraza. Ni gute ushobora kwambara imyenda 100 mu kabati usengana n'umuntu wambara umwenda umwe kandi ubizi, ufite imyenda utashambara? Ni gute usenga ukabwira Imana ngo Mana ngo ibi bijyo ngo abatabibonye ubibuke kandi uri bubisige ku meza bikajya mu mufuka? Abatabibonye ntuzi aho batuye, uragira ngo wohereze Imana mu gikoni guteka no kubagemurira, yarabiguhaye koko? Yani kuri ngewe ntabwo ari ikintu cyiza. Ikindi ni ukumenya agaciro k'umwanya. Niba ushaka gutera imbere, ndavuga umukristo n'iterambere, muri principe za business cyangwa se indi mikorere, ikintu cyose uhaye umwanya kirakomera kandi kigatera imbere. Hanyuma ntitwatojwe kumenya gukoresha umwanya neza, ahubwo dukora ibintu igice. Sinzi niba ari hano nabivuze, umunyamerika umwe yarazi ko umwanya ubyara amafaranga. Hanyuma bamuzanira abantu bafite inganda, abantu bakomeye, kugira ngo abigishe ko bakwiye gutoza abakozi babo gukoresha umwanya neza. Azana imfashanyigisho
irimo vase iri transparent warebamo, azana n'agafuka k'amabuye, azana n'agafuka k'umucanga n'amazi. Arababaza ngo mukurikije ukuntu iyi vase ingana, aya mazi n'uyu mucanga n'aya mabuye bishobora gukwigwamo? Baramubwira ngo ntabwo byakwigwamo, ni byinshi. Buriya abakire rero n'umwanya wo gutekereza si munini. Hanyuma icyabaye ni iki? Avuga ati munkurikiye dukore experience. Afata amabuye manini ayapangamo, vase iruzura. Arababaza vase iruzura, aramubwira ngo yego, nta handi hajya ikindi kintu, nta hasigaye. Ahita asukamo amazi, amazi amanuka mu mabuye nayo arangiriramo. Hanyuma arababaza ngo vase iruzuye, baramubwira ngo yego, noneho yuzuye cyane. Ahita amanuramo umucanga gake, ugenda ukurikiye amazi, uhera mu ndiba nawe urangiriramo. Aravuga ngo icyabishe mu buzima, ntimuze amabuye manini abanza mu buzima bwanyu. Muri iwawe mu buzima bwawe bwa buri munsi, amabuye manini ni ayahe? Iyo ukangutse habanza iki? Habanza kureba muri telefone na message, cyangwa ubanza gusenga? Ujya mufite gahunda y'umunsi cyangwa ibyo uyitekerezaho? Urugo n'akazi habanza iki? Ukwiye kumenya amabuye manini abanza mu buzima bwawe. Icyakora kuri nge, umuntu yica umwanya n'umuntu yamwica bigakunda. Yego, bakubwiye ngo jya kuburira Desire mu minota 30 arapfa, ugahita ubanza kujya kwisiga no koga no gufungura, wasanga nk'ihari. Ntabwo waba ubigizemo uruhare se? Muzi ibintu byapfuye kubera gukoresha umwanya nabi. Yesu yicaye ku musozi wa Elayono, bamwereka inyubako y'urusengero, ahita arira. Aravuga ngo Yerusalemu, utamenye igihe cyo kugendererwa, abanzi bazakurundira amabuye bagusenye, nta buye rizasigara rigeretse kurindi. Ibyo bintu mvuze mwumva mbivuze mu magambo yoroheje. Hashize imyaka 1870 baravuye ku ikarita y'isi, kuko batakiriye Yesu umwana w'Imana, batamenye igihe cyo kugendererwa. Iyo utazi igihe, gukoresha igihe neza, Satani azabona hanyura agusenya. Kugendererwa ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma ikindi ni ugutanga karite mu byo ukora, ukagerageza gutanga ibintu bya karite. Mu Migani 11 umurongo wa mbere haravuga ngo urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Hari abantu nyine bazi gukora uburiganya pe. Biyabimbabaza, ubushobora kujya kugurira umukristo, reka ntange rwa rugero rw'ipantaro, wenda bazicuruza. Ipantaro igura 20,000, agahera ku 60,000 kameme. Hafi gukuba gatatu. Nawe ubukabije kwiba pe. Byibuze warenzaho 5, ariko gukuba gatatu. Ibyo bintu biba hano gusa, ndavuga muri Afurika. Ahandi niba ikintu kiba canditseho igiciro, ntimunegosya, haba harabariwemwo umusoro, harabariwemwo agaciro k'inzu n'inyungu, ibintu byose bikaba bizwi uko ari uko bigura. Ariko twebwe hano muranegosya. Kandi ahantu ahera niho hagaragaza ubukristo. Ikindi ni ukumenya gushira ide mu bikorwa, ni ukumenya gushira ibitekerezo mu bikorwa niba ushaka gutera imbere. Ikindi ni uko ukwiye kwiga isoko yawe cyangwa se aho ukorera. Ukwiye kumenya imbaraga zawe, ukamenya intege nke zawe, ukamenya abo mukorana. Ibyo bintu ni ingenzi mvuze. Ukwiye kwiga ikirere ukoreramo. Hanyuma ukwiye kwiga ibisabwa kugira ngo ugere ku ntego. Cya 15 ni networking, gukorana n'abandi. Yesu asenga yaravuze ngo ubahe kuba umwe nkuko turi umwe na Data. Reka mvuge gutya, Imana ntiyakora ikosa ryo gufata ibintu byose ngo bishire mu muntu umwe. Ntabwo yafata impano zose ngo izishire mu muntu umwe. Umwe azi design, undi azi kubyamamaza, undi azi ikindi. Nta nubwo yafata ibintu byayo byose by'ubumana ngo bishire mu itorero rimwe. Ntabwo iryo kosa Imana yarikora. Itorero rimwe rizi gusenga, irindi rizi gutanga, irindi rizi kubwiriza abanyabyaha, irindi rizi guhindura abantu kuba bigishwa. Twese turakeneraniye. Dukwiye kwiga gukorana. Hanyuma mu Migani 27:17, uko icuma gicyaza ikindi niko umuntu acyaza mugenzi we. Ikindi ni ukudacika intege. Satani, reka mbabwira akantu ko ntimuzakibagirwe. Satani aduteza gucika intege iyo tugitangira. Hanyuma yabona tudacitse intege akaduteza kurambikwa.
iyo abonye tutarambiwe ahita ahinduka umufatanyabikorwa, ahita akubwira ati rata akomeza, ahubwo agashiramo imigabane. Dukwiye kuba turi abantu bazi kuva aho tuva naho tujya, kandi ntitwemere ibyo ari byo byose byo kujya hirya y'intego twiyemeje. Ikindi, si byiza gutangira ku mutima ukomeretse, ntabwo ari byiza. Iyo wahemukiwe, abantu bose ushobora kubashira mu gatebo kamwe, ukavuga ngo bose barambura, bose nta muzima ubaho, kandi gushira abantu mu gatebo kamwe ni ikimenyetso cyo guhungabana, ntabwo ari byiza. Ikindi, kirazira kwifatanya n'abantu babi. Hari abantu batari inyangamugayo ariko bafite n'umuvumo. Iyo ukoze amasezerano y'ubufatanye, umenye ko mudasezeranye gufatanya business gusa cyangwa ibyo bintu, na bya bindi byose bimukurikira byose muzabifatanya. Niyo mpamvu ukwiye kureba ni bande turi bukora ubufatanye. Reka mbaho urugero. Hari abagabo batanywaga inzoga, ariko kubera gutindana mu kabare n'abantu banywa inzoga, agatangira kubwira ko atanywa amazi, ari gukina diru ziremereye n'abandi bagabo, agatangira kunywa gake, bikazarangira abaye umusinzi. Hari abantu babaye mu bigare by'abantu baca inyuma abagore babo cyangwa abagabo babo, birangira nabo izo ngeso bazize kuko bifatanyije n'abantu babi. Umufaransa yaravuze ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we. Niba uwo muntu utashobora kumuhindura, wazaguhindura ku bubi na bwiza, ndabizi neza. Ikindi, ukwiye kuba uri umuntu nyene uzi gukarasa ibintu, uzi no gukora raporo. Hari abantu bavunika, wazamubaza ngo wakoze iki, akazabura ikintu yakoze. Cyane cyane nk'abantu birirwa mu rugo. Urebye ibirometero umuntu akatari mu rugo, nta bantu bagira imvune ku isi nkabo. Ariko umubajije ngo wakoze iki, nawe ntakizi. N'ibindi nabyo, hari igihe tuvunika no mu murimo w'Imana, tukavunika no mu bindi, ariko kuko tutazi gukarasa ibintu, tutazi gukora raporo, tukaba tudashobora kuvuga neza icyo twakoze. Kandi ibyo twakoze bifite agaciro kenshi. Hanyuma rero nanone, muri iki gihe cy'imbuga nkoranyambaga, dufite abandi bazi kuvuga ariko batazi gukora. Ikindi, dukwiye kugira iyerekwa ry'igihe kirekire. Niba wifuza kuzaraga abana bawe umugisha, nuko ukwiye kurebayo. Hari ijambo rimwe nasomye ryantangaje. Imana yabwiye Aburahamu ngo ni wubura amaso, aho uzageza amaso nzahaguha wowe n'urubyaro rwawe. Iyo Aburahamu yibesha akareba muri kilometero 10, Aburahamu n'abana be bari kuzatunga kilometero 10. Imana ntiyakora ikosa ryo kuguha ibiruta ibyo ureba. Dukwiye kuba rero, umunsi umwe narindi mu gihugu kimwe ntibuka, hari nka 2002, nsubira inyuma ku ikarita y'isi kureba aho navuye. U Rwanda ndarushaka ndarubura. Urabona ni ruto ku buryo ku ikarita y'isi n'akadomo. None ibyo dukora nta nubwo biragera Gatuna no ku Kanyaru, ubwo tuzagera ku mpera y'isi ryari mw'ababyeyi. Ko Yesu yavuze ngo muzahera Yerusalemu, Yudaya ni Samariya kugera ku mpera y'isi. Imana yaduhaye amaso arebayo, ikaduha amaso areba kure, bizatuma tugera kure kuko twarebyeyo. Tangira usengera ibihugu, tangira usengera amahanga, tangira usenge waguke, ushakishe n'uburyo. Ubu biroroshe, ushobora kubwiriza mu Bushinwa uri hano, ushobora gukora ibintu byinshi. Isi yabaye iri mu biganza byawe. Hanyuma ikindi nuko dukwiye kumenya kwizigama. Abantu bo muri Aziya, ubukire bwabo ntabwo baburebera mu byo bakonsomye, baburebera mu byo bizigamye. Ariko twe abantu bakoronijwe n'abavuga igifaransa, dushobora gukonsoma ibiruta ibyo dukeneye. Ntanga urugero. Iyo wubatse inzu y'ibyumba 10, abana bose biga mu Bushinwa no muri Amerika n'ahandi, ubwo wowe na mukecuru mukeneye ibyumba 10. Ariko kubera ko mwakuriye mu kazu gato iwanyu, ugomba kwivura igikomere, ukubaka hamwe n'abandi bagabo kugira ngo werekane ko ibyo bintu urimo gukonsoma ntabwo bikeneye. Umuntu ashobora kugura imodoka ya miliyoni 100 mu nguzanyo atarayo yungutse. Wamuse wungutse ni sawa, ariko ukagura imodoka ya miliyoni 100 mu nguzanyo kugira ngo uparike hamwe n'abandi bagabo. Kuri nge wayungutse hanyuma ukinezeza ntaco bintwaye,
ariko iyo nguzanyo hanyuma nutabasha kuyishura ko tuzagusanga ahandi hantu hazagutera ihungabana, ndavuga muri Cyamunara. Hanyuma igitangaje, twese nta burenze umuvuduko wa 60. Ni ukuvuga ngo njyewe ufite gato nawe ufite cyiza cyane, twese twubahiriza amategeko. Ibintu dukonsoma byose turabikeneye, turi abantu bashobora kwizigama. Yosefu mu gukemura ikibazo cy'Abanyegiputa yarahunitse. Abantu benshi bategwa n'inka z'umwaku zikamiriza ibyibushe kuko batamenye kwizigama. N'uyu konsoma ibiruta ibyo muri 98 nabanaga n'umuntu yarantangaje. Yakorera 30,000 agakodesha inzu 30,000. Hanyuma iyo baga yakoze nk'ikiraka yabonye amafaranga yita atega taxi voiture. Akavuga ati Imana irabyumva sinagenda kuri moto gose. Singe wahera. Muzi gukira pe. Umuntu umwe yarambwiye ngo umusengere afite ideni rya miliyoni 15. Ndamubwira mbere yo kugusengera urabanza umbwire wayamajije iki. Arambwira icyo gihe hari hagezweho supermarket itwa Nakumati. Aravuga ngo rega ngo ibirayi bya Nyabugogo sinabibasha ngo mpahira Nakumati. Muzi gukira kabisa. Ikindi ni uguhora uteze amatwi ijwi ry'Imana ukamenya icyo Imana ishaka kukubwira. Hari ubwo Imana ishobora kugusaba guhindura aho wakoreraga ikibanza, ariko ugakomeza kwizirika ku bya kera. Iyi Imana iyo uyitega amatwi ishobora kukubwira ngo igihe cyo kuba hano kirarangiye. Sinzi urugero nabaha, nigeze kuyobora hano iruhande rwanyu hano. Niho natangiriye umurimo wa gipasiteri. Hari umuntu yasengera hano utuye hano hepfo hubatse Iniraki. Imana uwo muntu yacuruza ibitoke Ikibungo. Umunsi umwe mubona mu iterano ryo kuwa 4 atagiye kurangura. Ndamubaza uyu munsi kutagiye gucuruza, aramubwira ngo Imana yambwiye ngo abacuruza bose uyu munsi barahomba. Kandi koko noneho ikindi gaza arambwira ngo noneho ibintu Imana yambwiye biratangaje. Ngo yambwiye ngo ahantu tugiye kuhimuka. Ngo hanyuma ngo irambwira ngo nintere ibiti byinshi ngo nibyo bizanyungura amafaranga. Kumbe Iniraki igiye kuza kugura. Imana imenye nuko tuzimuka mwabavyeyi mwe. Mwagiye mwiga gutega amatwi ijwi ry'Imana. Uzi ko wakwinjiza umukozi muri business yawe ugahita ukinga. Uzi ko winjiza umukozi iwawe mu rugo ukararujyana n'umugore kubera winjije utari we. Mwagiye mutega amatwi ijwi ry'Imana. None okay. Hanyuma ukwiye kumenya ko uri umumisiyoneri ku musozi wawe uriho. Yaba umusozi w'umuryango, umusozi w'ubukungu, umusozi wa politike, umusozi wa media, umusozi w'imyidagaduro, umusozi w'uburezi n'umusozi w'itorero. Iyo misozi yose ukwiye kumenya ko aho Imana yagushize uri misiyoneri. Ukamenya ko uzahagararira inyungu z'ubwami bw'Imana muri segiteri yawe. Ukamenya ko ukwiye gukoresha uburyo Imana yaguhaye kugira ngo uzane abantu kuri Yesu. Numenya ko aho uhagaze uhari ku mpamvu y'umurimo w'Imana bizakorohera. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Twongere dukomere ijambo ry'Imana amashyi dushimira Imana. Imana yahabwa icyubahiro. Tugeze muri wa mwanya w'ibibazo. Sinzi niba hari uwumva afite ikibazo arashyira hejuru. Noneho dusabe protokole badufashe babahe mikoro. Hari undi? Papa Edisa ndabona ari ushyira hejuru n'uriya muri inyuma. Turaza gusaba n'ubundi umwigisha wacu arajya basubiza.
Murakoze. Nitwa Daniel Ndagijimana. Mbere na mbere nshimiye umuvugabutumwa wacu w'uyu munsi ku magambo meza atwigishije. Hanyuma nshimiye kandi Imana yatumye nza muri iri sengesho kuri uyu munsi kuko nungutse byinshi. Mfite ibibazo bibiri. Icya mbere, twatangiriye ku ijambo ryo mu Migani 22, ndatekereza ko ari umurongo wa 6 wa 4, haravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ngo ingororano ye ni icyubahiro n'ubukire n'ubugingo. Nkibaza ngo ese koko ibi ni ukuri? Ariko munyumve neza, ntabwo nenda gupinga ibyanditswe, ahubwo mfite impamvu intera kubaza iki kibazo. Nzi abantu benshi twakoranye umurimo, twasenganye, batigeze babona icyubahiro, batigeze bagira ubukire, icyakora kubw'imbabazi z'Imana bashobora kuzabona ubugingo. Urugero rufatika ntekereza ku bwanjye nuko nzi ko na Yohana Umubatiza yambaraga ubwoya bw'ingamiya, nta mukandara yabukenyezaga, wari umushumi. Hanyuma ibyo kurya bye ntiyarazi inyama, ari ukuvuga ngo iki cyangwa amafiriti, hari wenda yarataraza kubaho. Yaryaga ubuki bw'ubuhura ndetse n'inzige. Ubwo rero icyo ni ikibazo kuri jye nibaza, ngo mbese umuntu wese wubaha Uwiteka akicisha bugufi azabona ubukire, icyubahiro n'ubugingo? Icya kabiri, ndibaza ngo mbese nkurikije ibyo umuvugabutumwa yatwigishije, pe mu by'ukuri byadukoze ku mutima. Ku bwanjye ni indorerwamo, namenya aho natakarije, ndi kugenda amenya n'icyo Imana inshakaho, nkagenda nunguka ubwenge. Nibajije ngo mbese tuzajya mu bwami bwo mu ijuru kubera ko twakijijwe cyane, cyangwa tuzajya mu ijuru kubera ko twakijijwe ariko hakabaho n'imbabazi nyinshi z'Imana? Imana ibahe umugisha. Murakoze. Nitwa Emmanuel, nanjye mfite ibibazo bibiri. Mbere ndabanza gushimira umwigisha ku nyigisho nziza yaduhaye. Icya mbere ni ikijyanye n'ubuzima tubaho. Kubaho bigenda bisaba ibintu byinshi uko bwije n'uko bukeye. Ibi bigatuma abantu bakenera udushya kugira ngo ubwo buzima bushoboke. Ngewe nkivuka wasangaga umuntu kugira ngo abeho bimusaba guhinga gusa akabona ibyarya. Umwanya wose usigaye ugasanga nubwo yakwirirwa mu rusengero nta kibazo. Ariko ubu hasigaye hakenerwa interinete, amafaranga yo guhamagara, yo gutega, amazi, amashanyarazi, kujyana abana mu mashuri. Hari igihe cyabayeho ibyo bitabaho, noneho ugasanga umwanya abantu bakoreshaga birasaba ko biga n'ubundi buryo bwo kubaho. Ikibazo rero mfite, ese kuki ibishya cyangwa se za creativity and innovation iyo bigeze mu nsengero bikunze kwitwa inzaduka? Biterwa n'iki? Kuko usanga bisubiza abakristo inyuma, noneho ugasanga bari kugenda biruka inyuma y'iterambere abandi bararigezemo, mu gihe bigitangira bo babyitaga inzaduka. Ibyo biterwa n'iki? Ese nuko baba babibonera mu byashize? Ese nuko umwuka wera batarabibahishurira? Mubona biterwa n'iki aho kugira ngo babyite inzaduka bikiza kandi nyuma n'ubundi bikarangira babigezeho? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri nuko abakristo bakabaye bo batanga ibisubizo by'ibibazo biriho kugira ngo n'ubukristo bugira impinduka
mu buzima bw'abantu, ariko kugira ngo abakirisitu batange ibisubizo ahubwo bajya kubishakira ku badakijijwe. Ugasanga tuvuge niba abakirisitu bagiranye ibibazo bikemurwa n'abatabakirisitu. Abakirisitu niba yenda yabuze ibyo arya kugira ngo abisabe umukirisitu mugenzi we, arajya kubisaba utari umukirisitu. Noneho ibyo bigatuma ibisubizo biboneka bidahuye n'ubukirisitu. Noneho ugasanga abantu bari kwisanisha n'ubuzima butari ubwa gikirisitu. Ese ibyo mubona biterwa n'ubumenyi buke cyangwa ni ukudatega amatwi ijambo ry'Imana kugira ngo babone ibisubizo biturutse ku Mana, noneho babashe no kubiha abandi, noneho abakirisitu babashe kugira impinduka mu buzima? Murakoze. Reka tubanze dusubize ibingibi, ari igihe wenda haziramo n'ibindi. Murakoze cyane. Uwicisha bugufi ngorane n'ubukire, icubahiro n'ubugingo. Ese ni ukuri koko? Yego ni ukuri. Iyo Imana itinze kubiguha ibikikwigisha kubana nabyo, ibizabiguha mu igihe gikwiriye. Niyo mpamvu Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu, Imana itabanga ari ukugira ngo ibatoze ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ry'Imana. Njye nakoze ubukwe 2004 ku itariki 17 z'ukwa karindwi, ku itariki 19 hari kuwa mbere umuhanuzi abyukira mu rugo aratubwira ngo mugiye gutangira ishuri kandi rizatinda. Kuri ngewe numvaga ubwo buhanuzi ntabushaka, ariko twamaze imyaka 7 nge na madamu twese nta kazi dufite, tubyara kabiri abana bajya ku ishuri. Ahantu hose muzi bashakira akazi twaragashatse turakabura kuko ryari ishuri. Icyantangaje ni ikihe rero? Muri iyo myaka 7 niba atari ahantu twasuye banza tutarariye inyama, ariko natangajwe no kujya kwa muganga bakambwira ngo gabanya inyama zitukura mu mubiri wariye nyinshi. Kumbi ibishimbo n'ibirayi twariye Imana yashiramo inyama tutabonye. Ibyo nabyo ni ubukire, ahubwo nuko tutazi gukira niki. Imyenda yanjye narayisengera, icyo gihe nico gihe bambwira ko nambara neza kuruta ikindi gihe cyose, kandi sinahinduraga imyenda narayisengera gusa. Nabanye n'umuntu mu rugo, ndi umusore ufite igipande kimwe cy'igitenge. Abaririmbyi baririmbana, ntibyabaye rimwe ntibyabaye kabiri, bakaza bajya kumutira ibitenge ngo dutize bya bitenge byiganjemo amabara atukura, abandi ngo ay'icyatsi. Afite igipande kimwe, twamenye ko igipande kimwe Imana igihindura amabara, ahubwo nuko tutazi gukira niki. Ibyo nabyo ni ubukire. Yohana wavuze mu ndyo ifite vitamine nyinshi, isenene n'ubuki nibyo bintu bifite intungamubiri zose nyinshi ku isi kuruta ibindi. Ntabwo yarabayeho nabi. Hanyuma ijwi rya Yohana, integuza ya Yesu, ryagenda ibirometero 80 kuva ahagaze. Abantu bari niryo jwi ryabayeho ku isi, nta rindi rirabaho ringana n'irya Yohana. Ryava aho kuri Yorodani rikazamuka Yudeya ruguru, bakaryumva ari Nyiramubande, bakaza barikurikira. None twebwe dufite amafaranga, ubu twakoze iki? Hari abantu ngewe nubaha bakuye ubutumwa bwiza i Rusizi babugeza Nyagatare batazi gusoma no kwandika. Twe tuzi Igifaransa n'Icyongereza, dufite amamodoka n'ibintu byose, muna twe twarabugejeje kubukire tubufite. Rero ntekereza ko nuko tutazi gukira niki. Hanyuma ikindi, kubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Kuri ngewe ibyo nibyo nitubukire. Yohana n'umuntu wo kubahwa kubera ko Yesu yaravuze ngo mubabyawe n'abagore ntawungana nkawe. Rero ntekereza ko dukwiye kuba tubaho ubuzima buri equilibre, tukareba icyo dukeneye mu mwuka, mu bugingo no mu buryo bufadika. Hari igihe tuba twuzuye umwuka wera mwinshi ariko twarisha amahame. Nigeze kuvuga rimwe, niba tukiri kuri twe bikira umugisha guhabwa, tucishimira guhabwa, tutazi gutanga, ntabwo umugisha uzigeruza, ntabwo byashoboka. Hanyuma tuzajya mu ijuru kuko twakijijwe cyane, cyangwa tuzajya mu ijuru kubw'ubuntu? Yego, byombi. Iyo umuntu yakizwa agahita apfa, navuze ko byari kuba ari byiza,
ariko uko bizagusaba kubana n'abandi bisaba gukizwa cyane ugahinduka ku ngeso kugira ngo ingeso zawe zitabagora. Igisambo ntabwo cyasabye umubatizo, nta n'ikindi byasabye cyahise kijya mu ijuru kuko cyizeye nyine kiri ku mfiro. Twe kuko bidusaba kubana n'abandi, bidusaba kwera imbuto, guhinduka, gukundana, kwihangana, dusabwa ibintu byinshi nyine biri mu gukizwa cyane, hanyuma ubuntu bukazatwinjiza. Kubaho ubuzima bukenera byinshi, abantu bahanga udusha hanyuma babifata nk'inzaduka, biterwa n'iki? Abatuzaniye ubutumwa bwiza batubwiye umwuka utambaye umubiri. Rimwe mu matorero akize ku isi ni itorero ry'umugabo witwa Yongicho muri Korea y'Epfo, kuko niwe yadukanye inyigisho yo kwigisha ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ariko urebye nka discipline bafite, sinzi niba twe twayibasha. Nta n'umwe uryama nyuma ya saa 3. Kuri televiziyo bareba amakuru gusa, nta kindi, bagahita baryama saa 3. Ariko nabo saa 10 baba buzuye urusengero baje muri Nibature, kandi abahegwe bo ku rwego rw'abasamusange n'abandi. Urusengero rwe rwakira abantu 10,000 baba bicaye no hanze. Kubera iki? Bafite discipline mu kubaho kwabo. Niryo torero ryohereza abamisiyoneri benshi ku isi, kubera ko nyine batoje abantu ibice bitatu. Twebwe rero batubwiye igice kimwe cy'umwuka, naco ntibacuzuza, bahita bagenda. Muzababwire bagaruke. Igihe utafite equilibre mu buzima bwawe, utazi umwanya w'urugo, umwanya wo gushaka imibereho n'umwanya w'Imana, uzakora amakosa. Gushakira ibisubizo ku badakijijwe nabyo biri mu kutamenya ijambo ry'Imana rivuga. Paulo yabwiye Abakorinto ngo muratinyuka mukajya kuburana ku batizera, muri mwe habuze abantu b'abagabo babagira inama. Kimwe mu bituma ubutumwa bwiza budahabwa agaciro mu bapagani ni uburyo twe twitwara. Turamutse turi abantu bahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, ahubwo twabitabaza ariko igitereko cyaryo, twaba turi abantu bagira inama abandi. Rero tugabanye kubyumva gusa, ahubwo twige kubyinjiza mu buzima bwa buri munsi. Murakoze. Hari abandi bafite ibibazo? Ubwo ntawe, twongere dukomere Imana amashyi. Mwuka wera tugiye gusenga Imana kugira ngo abiherekeze, dushoboze gushyira mu bikorwa ijambo ryayo ribwiye buri muntu wese. Kandi nyine nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, riragenda rigacumita mu mitima. Ubu noneho ntabwo turi bubaze Petero ngo turakora iki, ahubwo umuntu araganira n'Imana muri we, ayibaze ngo ndakora iki. Noneho icyo umwuka dutegeka aba ari cyo dukora. Sibyo se? Sibyo yemwe? Mana yacu turagushimiye, turagushimiye kubw'ijambo ryawe rivugiye muri twe. Ibi ntago byagutunguye, wari ubizi neza ko uyu munsi aba bagabo bicaye hano n'aba babyeyi n'abasore n'abakobwa twese tuzaba duhari. Wateguye uyu munsi kugira ngo uganire natwe, uvugane natwe. Hari icyo uvuganye n'imitima yacu, hari icyo ubugingo bwacu bwakiriye. Turabigushimiye. Turagusabye ngo za mbaraga za Mwuka wera zamanukiye intumwa bakavuga bashize amanga, bagakora iby'umurimo wawe, bigatuma itorero ribyuka, abantu 3,000 bakihana, ndetse umuriro ukagurumana ukava i Yerusalemu ugakomeza Yudaya ni Samariya ukagera natwe hano ku mpera y'isi tukabyumva. Turagusabye ngo natwe dushoboze gushyira mu bikorwa ijambo ryawe ritubwiye. Ijwi ryawe rituje ntirive mu matwi yacu, rikomeze ritwongorere, ritugire inama, kandi umuntu wese umuhe kumva no kumvira kugira ngo tuzarye ibyiza byo mu gihugu. Turagushimiye ko ijambo ryawe rimanukiye muri twe. Turabigushimiye, uhimbazwe. Turabigushimiye, nuhabwe icyubahiro. Tubisabye Imana byose twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Munkunde rero dutunge umukozi w'Imana ibiganza, tumusabire umugisha azagaruke. Imana izabimushoboze, kandi nyine natwe izabidushoboza. Imana imuhe umugisha.